urugamba rugeze mu mahina warurwanya uruhereye mu mizi iminwa y'abadupenaga warayicecekesheje uravuga urugamba rugeze mu mahina warurwanya uruhereye mu mizi iminwa y'abadupenaga warayicecekesheje uravuga nanjye nahawe ijambo uko byamewe na nyiri ijambo nanjye nahawe ijambo uko byamewe na nyiri ijambo umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo aho byarigoye waratabaye warakoze mwami umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze mwami Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba Touch One TV mwebwe mudukunda muri hirya no hino mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda ubwo twavuga mu burengerazuba bw'u Rwanda iburasirazuba amajyaruguru amajyepfo umujyi wa Kigali namwe muri irwota masimbi nizere ko mukomeye kandi muri amahoro natwe ino mu Rwagasabo turaho turashima Imana tugeze mu karere ka Rulindo n'umurenge wa Shyorongi mu ntara y'amajyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda aho tugiye kureba umuhanzi udasanzwe nekereza ko ari amateka ari ubuzima ari urugendo ku buhanzi bwe buhanganye ubuhanga ntekereza ko benshi ari inzira mwanyuzemo ntekereza ko benshi mu iterambere mumaze kugeramo inzira ni iyi ngiyi impamvu turi hano ni ukugira ngo tumenye ubuhanzi bw'uyu mwana bumeze bute bwatangiye gute ibyifuzo bye nibihe ese ninde muhanzi akunda hano mu Rwanda yifuza kugera ikirenge muke byinshi tugiye kubisesengura muri kino kiganiro ntujye kure ndabakunda nitwa Emmanuel Kanani muhungu uraho neza ego ko numva ijwi ritava mu nda uraho neza meze neza meze neza numva ijwi ritava mu nda sha riravamo niryo oya gerageza uvuge ngo haleluya haleluya uyu muhanzi atagiye kumviriza ariko haleluya ni inshuro zingahe ni ngaho twagiye rero twumve ibyimva mutima twagiye rero ntago warenza niko bigenda abahanzi mu buzima busanzwe nyine baba batuje ariko bagakora byinshi bihanditse tangira turirimbire kwanza ibyo ntunze n'ibyawe nanjye ubwanjye nduwawe naburi kisanga ufite mwami ko umagije naburi kisanga ufite mwami ko umagije ushimwe mwami wanjye wowe umenyera ubuzima ukama ku byawe kubw'ubuntu bwawe ushimwe mwami wanjye wowe umenyera ubuzima ukama ku byawe kubw'ubuntu bwawe ibyo ntunze n'ibyawe nanjye ubwanjye nduwawe naburi kisenga ufite mwami ko
umpagije ati mwami urampagije. Ntabwo kuririmba ntabwo ari ukuvuga byinshi cyangwa se kuririmba ntabwo ari ukuririmba ukazimarayo, nta nubwo binashoboka. Turi kumwe n'umuhanzi mwamubonye, ariko ubuhanzi bwe ntabwo busanzwe. Niyo mpamvu Touch One TV tugera hirya no hino kugira ngo nyine tubazanire inkuru zitangaje. Uyu mwana ni muto, tugiye kumubaza iby'ubu buhanzi bwe. Nkuko mubibona harimo ibikoresho bitandukanye, ariko ushobora kuba wibaza ngo uyu mwana yabitekereje gute. Amaze kutwibwira, ariko kandi reka tumubaze info n'imvano y'ubu buhanzi bwe. Hanyuma muhungu wanjye, wavuze harya ngo witwa nde? nitwa Niyomugabo Giovanni. Ariko Giovanni, gerageza rero uzamura ijwi rwose nkumve pe. Witwa Niyomugabo Giovanni. Yego. Niyomugabo Giovanni, ufite imyaka ingahe, wiga mu wa kangahe? Mfite 13, niga mu wa gatandatu. Yego. Hanyuma hano duherereye nigeze kubisobanura, ni hehe? Duherereye mu murenge wa Shyorongi mu majyaruguru. Akarere ka Rulindo. Hanyuma rero sobanurira abakunzi ba Touch One TV ubu buhanzi bwawe, kandi buhanganye ubuhanga rwose. Numva uri intyoza mu kuririmba. Hari benshi urusha we, hari benshi. Nkora urutonde rwabo urusha. Bandeba nawe ndabazi ariko hari abajya badupfunyikira. Ariko wowe uratangaje kuko umuntu arebye ibi bicurangisho byawe, ibi bintu wabitekereje ute mu by'ukuri?